uko ngewe umuhungu akimara kumbwira ko ubukwe bupfuye nigiriye gufata ikiryo aragiye njya muri resitora mbasha kurya ndanywa genda ngiye gutekereza kuri ba bantu nahaye invitation ntago nge nagiye ngiye gutekereza ku muhungu yari mwiza yari afite akazi keza mu bigaragarira amaso y'abantu ntacyo yaratwa ku itorero ahantu nasengeraga nabo barabizi najyaga mu rusengero batera haleluya kwa kundi mu rusengero abantu bose bagahita bampanga amaso ku munwa barebe ko nikiriza ko ushobora gusanga hari umutipe nakwebye wenda icyo yashakaga atakibonye akambona ahangaha abampungaga turacyari kumwe abishimye turacyari kumwe bari bari kuvuga ati se byamubaho ngewe kubera ko nzarindira guteretwa ubwo hari igihe nyine azaza yujuje ibisabwa. Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze mumerere mu mpande zose z'isi ndabasuje bari mu Rwanda, East Africa ndetse ntibagiwe aba diaspora b'inshuti zanjye. Ni ukuri mwese ndabakunda muri rusange ko namwe mudahwema kugaragariza urukundo. Umunsi rero tubafitiye umutumirwa muramubona imbere, ni umukobwa mutoya ariko navuga ngo ufite ubuhamya benshi mwarabwumvishije cyangwa se hari n'abandi bagiye kubwumva. Uyu munsi tubahaye ikaze. Murakoze. Amakuru ni meza. Hanyuma ndashaka kujya tuganire tuziranye n'abantu badukurikiye. Amazina yawe? Nitwa Mukamugema Anosiyata. N'umukobwa cyangwa se n'umumama wakomeretse. Yego. Ariko utarigeze yemera guheranwa n'imikomere. Akaba ashima Imana yamuhanze ikamuhangana ubuhanga, ariko ikaba idahangarwa abamureba baramugiriye nabi bagahangayikishwa nabyo. Uri n'umusizi? Ntago yazikura bitewe n'ubuzima. Yego. Hanyuma nonse yaruvuze ngo abamureba baramuhemukiye, hari abantu baguhemukiye? Yego, muri ayo mateka birimo. Ni benshi cyangwa se n'umwe wenda nkurikije histoire y'ubuzima bwawe? Isi ni ishuri. Kandi urumva nyine kuva mu butoya niki birumvikana yuko haba harabayeho kubabara. Yego. Yego. Hanyuma ndashaka kumbwire wabyaye uri mutoya? Yego, ku myaka 16. 16. Yego. Ubu nibwo ngize imyaka 24 nzayineza ejo bundi mu kwa mbere. Umwana afite imyaka 8 ubu ngubu. 7 azayizuza mu kwa 12 nawe. Ubu ari muri 6 n'igice gutyo. Yewe. Yego. Hanyuma ndashaka kutubwire, hari umusore wenda mugiye kubana nubwo bitakunze, ariko ngewe burya njya mvuga ngo iyo utabanye n'umuntu hari icyo Imana ibikurinze. Ni we papa w'uwo mwana cyangwa se yari undi mushyashya? Yarundi twari tugiye kubana ariko ntibyakunze. Nabyo mbifata nkaho ryari ishuri. Washobora kuba yishinjira ko ari ubuhema, ariko umuntu wamenye Imana ni ishuri. Hanyuma ndashaka kumbwire uwo mwana we wabyaye wamubye mu buhe buryo? Ni uburyo busa naho ntago bushimishije. Yego. Kuko namubyaranye nawe ntitwigeze dukundana. Nta nubwo nigeze wenda nabyifuza, ni mu buryo butateguwe. Paul. Ntago ndi byinjiremo cyane. Iyo umuntu mutakundanye bishobora kuba kumanuka cyangwa se wanafashwe ku ngufu. Niyo mpamvu nirinze kwinjira cyane wenda muri detail. Hanyuma ndashaka kumbwire wari mu rukundo n'umusore, mwari mumaranye igihe kingana gute? Mu by'ukuri cyari igihe kingana n'umwaka umwe niwo twari tumaze mu rukundo. Ariko nk'umuntu reka mbifate ko nashakaga guhunga amateka y'ubuzima n'ubundi narindimo. Hari ukuntu umuntu waba yirebaho yirwanaho, ariko ukavuga ati mbonye undi muntu bw'ibitekerezo byanjye bimeze gutya hari ukundi kuntu byagenda, ariko noneho nyine ugasanga biguteye impungenge. Yego. Cyangwa se hari ibyo mudahurijeho na wa muntu bitewe no kwagusanze. Hanyuma ndashaka kumbwire ni ikihe kintu cyatumye noneho navuga ngo bisa na hari umunota wa nyuma ubukwe bw'umuntu bitanonsiyata bupfa? Nabonye uri umukobwa utujemo ndetse uganira, ariko nanone uri umuntu navuga ngo uri open. Nkurikije wenda twaganiriye mbere yuko dutangiye ikiganiro, mbona rwose uri umukobwa w'umwana mwiza. Byagenze biti? Yego.
ubwiza bw'umuntu njye ntabwo ubundi kenshi nta muntu mubi ubaho, burya umuntu mubi umubona mu bikorwa by'iwe akoze arakaye, niho hantu honyine ushobora gupimira umuntu mubi. Hanyuma buriya hari ingeso ushobora kuba wanshimye ariko we wenda kuri we zitaramunyuraga, mwicaye iruhande ndi umumama mfite umwana ndi umufiyemeri niko nitwa, ariko wowe ntacyo bigutwaye, ariko wowe wenda ugasanga we ntacyo nta na kimwe yumva nyine yabikomvekaho, cyangwa se akumva bitamunyuze, akumva ntacyo yagusayidira cyangwa se ntabe proud yawe. Yego wari warabimuhishe ko ufite umwana? Kuko umwana ninjye wamwirereye, ntabwo nigeze misha ko mfite umwana, byari bizwi, ahubwo wenda bidahuye n'ubusabe bwe niko wenda nabyita. Nawe ntigeze yanga umwana, ntigeze yanga umwana, ahubwo wenda ikintu cyaba cyarisha ubukwe kiri hagati mu miryango, umuryango wanjye n'uwiwe, niho ibyo bintu numva byaba byarabereye cyane, bikaba bibi cyane ku bintu bishingiye ku bintu by'amoko. Nimvuga amoko ni ibintu bivugwa ngo ironda akarere, twebwe niba turi bo mu Bugesera dutura mu Bugesera, bitewe n'abo bantu. Rero nyine ntago mbavuga nabi, ariko ntago nabahisha. ni ahantu hitwa aho za Gisenyi, naho ngaho yari aturuka, ariko noneho kandi n'ubundi ukumva ni nk'ahari mu ntara imwe naturukaga i Rusizi, ariko ukumva ntacyo babishakaho, ntabwo uvuye kuva mu karere ngo ujye mu kandi. Nsanga rero ntabwo byari byo mugambi w'Imana, kuko iyo biza kuba iby'umugambi w'Imana ntabwo aba yarumvisha amabwire. Rero ambwiye ko bidakomeje, ngiye kuri ngewe narabyakiriye. Wenda kimwe mu cyankomeje kumva yuko ntacyo bintwaye nuko kenshi yansabaga ko umwana agomba kuzajya kuba mu muryango. Kandi natekereza ko ubuzima bwose nabayeho mu mujyi wa Kigali ari ugushakira imibereho umwana wanjye, cyangwa n'iki kwakira bya bikomere byanjye nkabasha kubikansoringa, numva ubuzima bwanjye bushobora kuba bugiye kujya mu kaga. Byatumye rero nkomera, numva ndanabyishimiye cyane. Ubwo abandi barira bakababara, njye natekerezaga ya magambo yahoraga ambwira, umwana uzamujyana aha, umwana bizagenda gute? Kandi ngiye kuri njye nkumva sinzabukubiri n'umwana wawe, papa wiwe ntabwo araboneka, ntabwo ahari, ninjye ndi kumumenyera buri kimwe cyose. Umuntu araje ashatse kuntandukanya nawe, nkumva ni ikintu kindi ku mutima. Njye nakomezaga mu rukundo nzi neza ko wenda ashobora kuzageraho akagira gute, agahinduka, ariko ntabwo byakunze. Ku munota wa nyuma Imana ibonye yuko nshobora kuzarira, niyo yafashe umwanzuro inangira umutima we, ampa igisubizo. Hanyuma hari ikintu ndibuze kwibaza, ni yari umuntu mumenyeranye, imico yawe imwe n'imwe hariyo yarazi myinshi, nubwo wajya avuga ngo umuntu uri mugari, ndetse nawe hari imico ye waruzi, yaraje akubwira ngo kubera ko tudaturuka ahantu hamwe niyo mpamvu ubukwe bupfuye, cyangwa se yarabiguhishahishe ubikura ku ruhande? Icyo kintu kubera ko muri famiye z'iwabo bagisakuje cyane bikamenyekana, twe twakomeje gahunda tuzi neza ko kiriho, tuzi neza ko bazanatuza. Ariko nanone nanjye ngakomeza kwitegura nzi neza ko azagera akanyumva, akananyumvira, akankundira wa mwana ku buryo yamuba bugufi, bya bindi atabonye akaba yabibona. Ariko byakubitiraho n'amateka yanjye yo kuva mu myaka 7, uburibwe, ukuntu nabaye i Kigali, ukuntu navuye mu ishuri ku myaka 13, bikamvanga. Nkumva rero nta hazaza ndi kubona, ahubwo nkumva icyaruta naba njyenyine ndi kumwe na wa mwana wanjye, ahubwo ngiye nkamuhangayikira nkavuga ngo mbese niba maze kubona ko nta wundi muntu wamuhangayikira kundusha, ngewe icyo nkwiye gukora ni iki? Uburenganzira bw'umwana ndabumuha, nkwiye kumwitaho nkamuba bugufi. Ibi si byo nkwiye kwirukankira, ariko urumva hari ubuzima ubamo, kandi n'umukobwa wese yabubama kumva yuko kuba akundana na runaka yamusapotinga, akamufasha buri kimwe. Rero nyine nanjye ni muri ubwo buryo, ntabwo mu by'ukuri numvaga ko cyari cyo gihe cyo gushaka, ahubwo numvaga nshobora gushaka kugira ngo umwana akure abona ko ari reba papa we. Nkumva nyine hari ubuzima ndi gutinya kubera ya myaka nabyayeho, na bya bindi ndi guhura nabyo, kwishyura inzu, ubuzima bw'i Kigali rimwe na rimwe ibiraka, ubundi nta kazi twari tubayeho
ubuzima none se bugoye. wari ugiye kubana nawe ari nko kuvuga ngo reka nshaka ubuhungiro? Ntabwo yari mubi, Mm. ariko nanone sinavuga ngo yari imyaka yo gushyuhira gushaka. N'ubu ngubu sindayigezeho gushyuhira gushaka. Ubundi 28 nibwo utangiye guta umutwe ati 30 niyinjiramo biragenda gute. Ngiyewe rero icyatumaga mbishyiramo narebaga ku mbogamizi mpura nazo, cyane ko mu mibereho nagiye ncamo byari bigoranye kugira ngo mvuge ngo amarangamutima yanjye ngo ndakunda ngo umuhungu ngo kubera ko asa gutya ngo kubera ko ameze gutya, kandi koko nabugingo n'ubu ngubu ntabwo njye umuntu ashobora kuza amagarara iruhande ngo yakoze umubiri kwa kundi bajya bavuga ngo ameze gutya ngo yitwaye gutya. Oya, ntabwo ibyo ngibyo ngiye mbigendera. Ahubwo ushobora kuza wenda ukambwira nk'ijambo ntarigera numva n'abandi, cyangwa se nkaba nareba igikorwa yananiye abandi. Uburibwe bw'umutima rero no kwibaza ku bikomere n'ubuzima, kwizera kukaba guke, kumva ko ntaho uri bubigeze, kwibaza ndasubira muri ya miryango yantereranye n'ubundi ntwite, ese wanteye inda ntawe ndi kureba, imibereho ibaye hafi ya ntayo, ubuzima bubabaje kandi bugoye. Hanyuma kubona umuntu nk'uwo akakubwira ati nta kibazo, akagukunda, nta kazi ufite, urabona nta bindi birenze, nagombaga gushyuha nkavuga nti noneho mbonye ugiye kugirwaho n'ikibazo cy'inzu, mbonye anyway ntago nari nkiri kureba ngo ni mwiza ngo cyangwa niki. Abantu niba numvaga bambwira ati ariko se bibaho, birashoboka ngo nyine niba barabonaga ndi umukecuru ntago mbizi, ariko igikuru nuko njyewe ntago narebaga ku kintu cya kindi cyo mo imbere ndi guhunga nshaka, nkita kuri we ibyo ambwira, naho ibyo kujya kuvuga ngo ni muremure ngo ameze gutya ntabwo ibyo nari nabyitayeho, kuko nawe ajya kuza yarambonaga. Ahubwo kutambera proud byabaye, kutambera proud hamwe n'umwana wanjye nge byambereye kimwe mu bintu byankomeje mu gihe ubukwe bwari bugize gute, bwari bupfuye. Icyo kintu cyarankomeje bituma nanakanguka kwita ku mwana wanjye, numva yuko ntamwitayeho ngo namwereke urukundo rumwe rudasanzwe, ariko rumwe rudasanzwe, kuko ubu mparanira yuko uko nakambara ariko yambara. None se ndaza kwibaza ubwo uwo mugabo nubwo mwagiye kubana ariko ntiwamukundaga, nicyo kintu abantu bari bwumve, bari bite bumva yarahunze iki ibibazo agiye kuba yagenda kugira ngo uwo mugabo abe yajya in charge yo kuba yabarira. Ntabwo bisobanuye gutyo. Yari uwo gukundwa, yego, ariko noneho gukundwa imbere y'umunyabikomere byamusabaga imbaraga nyinshi. Hanyuma ngewe rero nivugiye ku rwanjye ruhande, ariko sinabyo nifuzaga ko twagaragariza abantu. Nashatse kugaragaza ko nta mwanya nari mfite wo kujya kureba ku mafaranga ye, ku butunzi afite, ahubwo ngewe naravugaga ni wenda harampereye umwana iki uburere, cyangwa se akankundira umwana akamwitaho bitewe nuko nta papa tugize gute turi kureba. Kabiri ntago numvaga yuko nubwo ngiye kujyayo ngiye kuba umunebwe, nabwo navuga bya bitekerezo mfite, mbonye umuntu dushyira hamwe twakubaka kandi rukagira gute, rugakomera. Nkumva ni muri ibyo ngibyo rero muri iyi minsi mbona abantu bareba ku makofi, abantu bakareba ku gihagararo, abantu bakoze amaboko. Ngiye ntago ari ibyo ngibyo, nta mwanya nari mfite wo kubireba, kuko nari mfite uburibwe bw'umutima, nari mfite icyo ndi gushaka. Niyo mpamvu yabimenye. Birumvikana. Hanyuma ndaza kwibaza, haburaga igihe kingana gute ngo ubukwe bube? Ntago cyari kinini cyane, nta nubwo cyari gitoya, hari hasigaye ibyumweru 2. Kubera nanone amikoro n'ubushobozi no kuduhunga kw'imiryango, ndazi ko byaje kunsiga mu kibazo cyitwa madene. Ariko hari igikuru dushima Imana, hari igikuru dushima Imana kugeza kuri ubu. Ndatekereza ko mu mwenda nagiye ngira n'abankurikirana, mu bantu bose nafatiye imyenda ku bw'icyo kirori nateguraga, nta muntu ngifitiye umwenda. Ibyo ndabishimira Imana. Hanyuma ndaza kwibaza, hari etape igeraho umusore akajya kwerekana umukobwa, wari waragiyeyo? Igikuru kinahari iwacu ni Rusizi, ariko ngewe amasaha yo kubyukiraho kugira ngo mbyuke njye kumuhamagara, we niwe wampamagaye anambwira ko yamaze kurira moto yararanye n'umumotari. Ngiye nageze Nyabugogo mpamusanga,
yarabishakaga cyane. Ndakwibutsa ko ishuri ry'Imana naryo ribaho. Hari igihe wenda Imana yarebaga ku gashyuhirane mfite kwibaza n'ikindi ngenyine, aho kuyihangaho amaso numve ko nabaho ubuzima bwanjye nkumva bwashingira ku mugabo, uwo mugabo hari nyine ko ari bwo ubuzima bwakomeza. Njye ntekereza ko ryari ishuri ry'Imana, ariko noneho mu ishuri nanone ry'Imana. Hanyuma ndaza kwibaza, wambwiye ati ni ishuri ry'Imana kandi koko bibaho, noneho ubukwe bijya gupfa yaraguhamagaye ati ubukwe burapfuye, cyose niwe wamuhamagaye? Mu kuri biragoye. We yarazi ko nshobora kwiyahura, kenshi abantu ntibajya bavuga, ariko kutavuga biri bimwe mu bintu byitwa ibikoresho by'ubwicanyi uba uri kubikira uwo muntu. Ariko wavuze, ntekereza yuko uko byagenda kose abasha kubikansoringa, ariko iyo utavuze nibyo bibi. Twari dufite gahunda yo kujya mu mujyi, hanyuma muhamagaye ambwira ko ntahari bujye, yiryamiye. Ndamubwira se ni kubera iki? Ati ndeka, akuraho telefone. Ntumva nk'umuntu mufitanye gahunda byansabye urugendo rwo kujyayo, njyayo. Ndamubwira ako nagiye ndi Karume. Hari igihe ubona ibintu nyine ukabona utangiye kubiburira ishusho, uhita ufata imyanzuro. Nagiye ndamwegera gake, ndamubwira amakuru, arambwira ati ni meza. Nse ko mperuka kumbwira ko ugiye mu rugo, urugendo rwagenze gute? Ambwira ko rwagenze neza. Hanyuma ndamubwira se niki gituma tutari bujye mu mujyi, byagenze gute? Numva ashatse kumbwira nabi. Mu gihe yarashatse kumbwira nabi, niyambaje amagambo atarenze 2. Ndamubwira nti wenda niba ubyibuka neza, niteguye kuba umugore, wowe witeguye kuba umugabo. Nayo magambo nakoresheje, kandi ndakeka nta gushirika isoni kurimo. Nawe niyantindiye, nabimubajije nk'ubugira kabiri, arambwira ngo uvuze? Ntamagana niteguye kuba umugore, se nawe witeguye kuba umugabo? Arangije arambwira ngo hoya. Atangiye kumbwira impamvu, kandi numva ni za zindi nsanzwe nzi. Ndamubwira nti humura rwose nta kibazo, byihorere. Hanyuma rero icyakurikiyeho nuko nafashe inzira ngataha. Kenshi njya mbwira abantu, n'abadukurikiye mu byumve, njya mbwira abantu yuko ngewe umuhungu akimara kumbwira ko ubukwe bupfuye, nigiriye gufata ikiryo. Aragiye njya muri resitora, mbasha kurya, ndanywa, ndangije ndataha. Buriya uzirinde gutekereza cyane ushonje, ujya muri koma n'abaganga babura uko bakuvura. Naragiye njya mu rugo, ariko ngenda ngiye gutekereza kuri ba bantu nahaye invitation. Ntago nagiye ngiye gutekereza ku muhungu, kuko muri ngewe n'ubundi hari inzozi nasaga nkaho ngira, ariko nkavuga nti ni Satani ishaka kumvangira. Narose byagenze gutya. Buri inzozi zose ntago ari iz'umuruho, hari n'izituburira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero nararotaga, namubwira agahita nyirukansa aho turi busengere. Kambwira ati rwose tituza, turumva udafite amahoro, noneho rumva yagutembereje, mwariye inkoko, byagenze neza nyine. Mu by'ukuri ngaho tahuba amahoro rwose. Urabona hari ikibazo kibirimo? Ntacyo. Kandi wenda inzozi narose, mu by'ukuri mbona yuko nta buzima bwiza buhari nimba ndi kumwe nawe. Yari mwiza, yari afite akazi keza. Mu bigaragarira amaso y'abantu ntacyo yari atwaye. Kandi n'ubu ntacyo atwaye. Kuba naramwizeye ishuri ntibisobanuye ko ari ikivume, kandi ntibisobanuye ko atari umunyesezerano, ntibisobanuye ko Imana itamuzi. Mujye mugira n'umutima wo kubabarira. Ugasanga urashatse, ariko urwa rugo urimo uhora uzirikana umwe waguhemukiye. Gute se? Numuzirikana, Imana izakomeza imugirire neza, nawe uhorana ikibazo cyo mu mutima. Mujye mubohoka ku bantu, mubabarire vuba, kuko wambona uyu munsi ndi gutukana, ukazahora undebera muri iyo shusho, nyamara atari ko nteye, ahubwo ari umunsi Satani yari yangendereyemo. Imana iduhana umugisha. Nukuri, amen. Hanyuma hari ibintu byinshi wari warafashe, amadekorasiyo, amasare n'ibiki byose. Umuntu aba yaranatanze amavanse ahenshi. Nta mugeni ugenda ngo aratwara uwo munsi. Noneho cya gice cyasigaye byarakoroheye kuba wayishyura, kuko ugomba kwishyura nubwo ubukwe butabaye. Njye ntago ariko byangendekeye, kuko abantu nari kumwe nabo hafi ya bose baranyumvaga, baramfashaga cyane ku by'ubuzima ko bari bazi. Twaraganiriye, abenshi bari barimo ni nkaho twari tuziranye,
ari nacyo cyanteye izindi mbaraga no kumva yuko ntabatindamwo umwenda bitewe n'imbuto nanjye bagize gute banyereye. Hanyuma iyo wabaga watanze igice ni igihombo cyawe, ahubwo ntabwo bagaruka kukwishyuza kuko yatari ikintu uza gukora. Yego. Ahubwo wenda wavuga ngo bya bikoresho nikopeshaga byagenze gute, hari ubwo byansabaga kugira ngo mbiteze kugira ngo nsubire njye kwishyura kandi wa wundi idene rirenze bya bindi mfitiye ubushobozi kuba nariguriye nabyo bikaba byabigenderamo. Ni muri ubwo buryo. Ariko anyway reka mvuge ngo ndi umugabo cyane mpagararanye na Kristo kuko yankuye ahakomeye. Ngiye ku rwanjye ruhande nkurikije hari abahita bahunga bagakwepera mu byaro bakagira gute, umusozi byabereyeho niwo nagumyeho kandi na bugingo n'ubu niho ndi butahe. Icyo kibazo nicyo ngiye kukubaza. Hari umukobwa ubengwa yego kubera impamvu wenda z'umuryango, uretse ko bitanagakwiye ko umuntu w'umugabo yumva amagambo y'umuryango we, ugasanga umwe swati atekereje kwiyahura, undi yatekereje guhunga ave mu Rwanda ajya ahandi, cyangwa se niba byari kubera hajye mu kandi gace. Wowe nta kintu wigeze utekereza muri ibyo byose? Ikintu cyangonze ku itorero ahantu nasengeraga nabo barabizi. Najyaga mu rusengero batera haleluya kwa kundi mu rusengero abantu bose bagahita bampanga amaso ku munwa barebe ko nikiriza. Kabiri nasohoka mu rusengero nta muntu nabonaga ngo aze kunsuhuza, ahubwo bahitaga bamera nk'aho bari guhunga. Uwo nsanze ntacyo yambwiraga ko n'itariki y'ubukwe njye nari mu muhanda ngenda. Njye nta kibazo nigeze ngira cyane, nagize imbaraga zidaturutse ku byiyumviro byanjye ahubwo ziturutse ku mugambi w'Imana bitewe n'uko yo yari ibizi ko ryari ishuri. Yego. Hanyuma niba atari ibanga ndakubaza iki kibazo, icyo gihe wasengeraga he? Naho nasengeraga niho ngisengera ni muri ADPR. Muri ADPR. None se hano tuzi ko ntibaze kunyumva nabi cyane ko idini ry'umuntu ntago ari ryo rizamujyana mu ijuru. Tuzi ko muri abana kenshi njya numva ngo muterana ishyaka mukajyana urukundo, ikibazo cyawe kikaba icyundi, ndetse nubwo byakabaye muri ADPR gusa byakabaye muri rusange tukagira ubumuntu aho kugira ngo umuntu agukomeze kukiyaguhungaga. Urabona kenshi biriya bintu biba bimeze nko guhungabana. Kenshi umuntu aza kubwira ibyiza n'iki, ku mpunga kwabo ndatekereza ko bari mukuri kuko ntibari bazi impamvu y'ikisha ubukwe. Ntago bari babizi kandi bashoboraga gutinya ko nshobora kuba narabaye toroma. Ngiye kugira ngo inshuti turi kumwe twari kumwe no muri icyo gihe kugira ngo tugumane kugeza mu magingaya, nuko izo nshuti ari nge wazitayeho nkazegera kugeza n'izi saha. Hari abantu bamaze umwaka batarambaza icyo kibazo, ariko bitewe no guseka no kuganira n'iki bakongera bakambaza cya kibazo ariko ikishwe ubukwe n'iki. Hanyuma rero ndibaza yuko ntabwo nabacira urubanza, ntabwo navuga ngo ni idini ryanjye gusa kuko hari n'igihe usanga kenshi udatabawe n'uwo mu idini ryawe. Hoya njye ntabwo ndi umunyedini, ndahangaha mbarizwa muri ADPR ariko ntabwo ndi umunyedini mvuge ngo oya. Umuntu wese aho ava akagera uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka uwo nguwo iramwemera, kuko mu Matayo ibice 6 umurongo waho wa mbere haravuze ngo nimugakorera ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira gutyo ari nta ngororano muzagororerwa na So mu ijuru. Kuko iyo bikoreye mu bantu ushaka kugira ngo ingororano zawe zite zigira gute, ariko hari ibintu ukora byakivugira. Ntiwangurira inzu ngo bijye mu rwihisho kuko aho twagiye gutanga ibyangombwa n'iki baba babibona ko ikuvuyeho. Rero hari imirimo yivugira, hari n'indi mirimo kandi nanone ushobora gukora ariko mu kubivuga ukaba umaze kugabana ingororano. Rero barashoboye, si bo bonyine, bazi kubana, bazi no gusenga, bazi no kwinginga Imana, ariko sinavuga ngo ni idini runaka kuko na Islam isenga isizeho imbaraga, kuko no mu Katolika asenga asizeho imbaraga. Niba ari ukubyuka ugakaraba nawe arabyuka agakaraba agasoma ishapure nawe ukahamagara Mwami Yesu, ariko Imana ni imwe. Hanyuma no hari ikintu nibaza, ni kimwe, hari igihe umuntu ubukwe bwe bupfa ariko kumugana ari ishuri ry'Imana. Nanjye nabikubwiye, hari ushobora kuba ari no kujya mu rugo ntunamaremo n'icyumweru cyangwa se n'ukwezi, ugasanga arabamwishimye hejuru. Abantu muri bya bibazo byawe wavuze ati aba bantu sinari mbazi nubwo ubukwe bwanjye bupfuye, ariko
bari kunyereka yuko hari icyo bibabwiye babyishimiye. yego n'ubu muri komenti turi bubasangemo ko ushobora gusanga hari umutipe nakwebye wenda icyo yashakaga atakibonye akambona ahangaha wenda bigahita bimubabaza akavuga ati none naramubuze nta nimero ye ngira kamubwirira ijambo ahangaha. Abo bose tugendana nabo twirirwana nabo uretse no gutwarwa n'icyo ngicyo. Urumva ikirori ni ikintu kiba cyishimiwe n'abantu bakeya buriya mu bagitashye, kuko buri wese aje gushaka ijambo, aje bwaba bwiza bwaba bubi ntabwo bubura kunegura. Iyo bataneguye musi banegura ibiryo ntabwo mu bukwe bajya ntabwo ajya urakantu kari negative. Umuntu ni umuntu atandukanye n'Imana. Umuntu ni umuntu kuki aremwe mu ishusho y'Imana, kuki ataremwe nk'Imana? Nuko umuntu nyine hari ukundi kuntu aremye, hari izindi kamere ziri muri we. Rero nyine umuntu ntiyabura icyagayo. N'ubu mvuga hari abamaze kugaya, hari n'abatifuza gukomeza ikiganiro, ariko icyo nakubwira nuko nta muntu ugira inshuti gusa, yego ugira n'abanzi, ahubwo umenya uko baturamo ukamenya, kuko abo bose turacyari kumwe. Abampungaga turacyari kumwe, abishimye turacyari kumwe. Bari bari kuvuga ati se byamubaho, ni byiza se nawe byamuzaho. Hanyuma niyo mpamvu nahise mvuga wamuvuga, ndavuga ngo ndacyashima Imana, ni ukuri yandemye kandemana ubuhanga. Nuko hanyuma tusa n'abagana ku musozi, ari ikibazo ngiye kukubaza. Icya mbere ndakubaza ngo iwabo w'umutware wawe bimara gupfa warongera urabegera urababwira ngo wenda mu bugira ubushuti busanzwe, nubwo ibyo byose wari ubizi urenzaho? Bityo iyo umuntu ari mu ishuri ukuze utasubira inyuma ngo ujye kureba umwana mwiganye pirimeri, icyo bikoze nimwongera guhura bibuka amateka. Nuko nguko biba bimeze iyo wiganye n'umuntu mu ishuri ukaba uzi ko ari ishuri mwiganye, ni ukuvuga ngo nyine iyo umwe atsinze nuko iyo mwese mutsinze kandi akazi ntago mukabona ahantu hamwe, byanze bikunze muratandukana. Ishuri ry'Imana rishoje tugatandukana, ni ukuvuga ngo icyari kutwunganira ya miryango nuko nari kuba nkushatsemo, ariko n'ubu ngubu sinawuciraho iteka, sinabura kuwutabara. Ntuye i Kanombe, ntabwo baza kwa muganga ngo mbure kugemura, ntabwo bajya kurira indege ngo mbimenye mbure kubaherekeza, ntabwo bansaba icumbi ngo ndibime. Mbese muri make nk'abantu namenye, niba mfite ubumuntu muri ngewe nkamenya yuko ari ishuri ry'Imana nari ndimo, ntabwo nkwiye kubigira inzika. warabababariye ubu warabohotse? Nta kibazo njya ngira ku muntu, nta kibazo njya ngira ku muntu, birarangira. Hanyuma wakwemukiye wa musore, iyi saha mwarongeye muravugana ese nyuma yaho mwarahuye, ubuzima bwagenze gute bwawe nawe? Duherukana icyo gihe ntabwo twongeye kuvugana, ntabwo nzi amakuru ye. Ariko nzi ko hari ntabwo amerewe nabi. Yego, kuko aho yaba amerewe nabi ni igihe naba nkimugendana ku mutima, ka gahinda najya gusenga Imana igahita ibona ka gahinda igahita ijya kumporera. Hoya kimwe nuko nyine ntawamenya, wasanga wenda amahoro mfite ariko kubura amahoro kwiye nanone. Hanyuma kuri iyi saha aramutse ashaka kuvuga ati naragwemukiye, nakoze ikosa ariko mbabarira, wamubabarira? Imbabazi nazimuhaye atarazinsaba, ariko ntabwo namubabarira ngo nsubirane nawe. Yego. Kubera iki kandi ari umuntu wakundaga? Ntabwo byakunda. Yego. Hanyuma tugana ku musozi w'ikiganiro, hari isomo wakuyemo muri ibyo byose? Ni irihe somo wakuyemo muri ubwo buzima waciyemo, mu bikomere wagiye uhura nabyo? Nyuma y'uburibwe n'igikomere ubuzima burakomeza. Igikuru ni wowe ugomba kwiremamo ko na nyuma y'ibyo uciyemo hari ubundi buzima kandi wanyuramo. Hanyuma hari umukobwa ibyo bibaho, ubukwe bwe bugapfa bubura iminsi mike nk'ubwawe, akaba yakiyahura, akumva ko solution ya mbere ni uguhunga no kwiyahura. Abo wabagiriye n'amahari benshi bariho, anakubwira ati ngewe kwihangana byarananiye, numva nshatse no kwiyahura cyangwa se kwigirira nabi. Ntabwo ari cyo gisubizo, ntabwo kunywa inzoga ari cyo gisubizo, ntabwo kwiyahura ari cyo gisubizo, ntabwo kwigira ikirara ari cyo gisubizo, ahubwo iyo usenze ukagira umutima wo kwizera, kabiri ukirinda kuba uri wenyine, ugashaka inshuti utarindiye ko zizo zigusanga, kuko bose ntibaba bishimiye ibyakubayeho.
ni ukuri reka ngushimire cyane kandi wabaye intwari uzakomeze. Nkubaza ikibazo cya nyuma, noneho uba wumva gukunda, hari benshi banavuga ngo ibyo gukunda hoya, ariko uracyari mutoya, imyaka 24 ni mike cyane, uba wumva nta musore uvuga ati noneho nzasaba mu rukundo umeze gutya na gutya? ngewe kubera ko nzarindira guteretwa, ubwo hari igihe nyine azaza yujuje ibisabwa, nta kibazo. Nta kibazo, gukunda ni ibya buri muntu wese ufite umutima. Umuntu ajya asaza akazana iminkanyari, ariko umutima ufite urukundo sindabona ko wazanye umunkanyari. Igihe cyose umuntu ahora hari ikintu agize gute akeneye. Gukunda umuntu yakunda, nta n'ikibazo kibirimo, ahubwo ukunze ameze ate, ese azabasha kwihanganira bya bindi byose waciyemo, azakurinda gukomereka. Kandi tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, Imana niyo izabitegura, ni nayo ibizi. Murakoze. Reka ngushimire, wakoze cyane, kandi ni ukuri ni isomo, hari isomo nkuyemo, n'undi dukurikiye hari isomo akuyemo, ndetse muri rusange nk'abakobwa hari byinshi bakwigiyeho muri rusange. Ni ukuri wakoze cyane. N'ubutaha nitugukenera mu byiza, atari ukuza kutubwira wenda ati iby'imibabaro, nunishima tuzaba turi kumwe. Wakoze cyane. Biri vuba. Amena. Mu kwizera biri vuba, ntabwo numva ko ari njye nzahora mu mubabaro. Biri vuba, ndabyizeye. Hamwe no gusenga Imana, nzi ko Imana ifite aho izacisha inzira, njye ntaho mpanze amaso, ariko Imana yo irabizi kandi izi ibyo yibwira kutugira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Mwakoze. Gasaro TV.